nimva igisenyi uko ejo nzajya igisenyi. none se utekereza ko nakubona cyangwa se ijambo rya mbere uzamubwira muhuye ari irihe? Nazambwira pole sana, none se ubwo wamubwira gute? Ambwira pole sana nyine yihangane, ibyago bigwira abagabo. Nawe byamugwiriye. None ko mu batangabuhamya wari urimo bivuze ko Ariko ubwo buhamya muba muvuga keretse ibyo mwumva hariya, wigeze umbona mu rukiko? warabyivugiye ko wari uri mu rukiko. Ariko si oya, aba bantu bose bagiye mu rukiko mwambonyeyo. Mwambonye njya gushinja umuntu. Ntago Ndarengana. Mwambonye mu rukiko. abantu ntabwo bazi gutandukanya Mwambonye mu rukiko se mugari no gutanga statement. Njyewe ntabwo nigeze njya gushinja umuntu, mumbabarire. Abanyamakuru muri hano, abantu 35 muri hano. Mwambonye mu rukiko, mwambonye njya gushinja umuntu. Ndabasabye ndabiyamye. Next. Hanyuma Eric, ununganira mu by'umunyamakuru Bora avuze, uravuga iki ku myitwarire mushita wawe yari afite mbere yuko afatwa? Hari umuntu utayizi se mwese simubizi ko yaraciye ibintu bigacika? Tukubajije nkawe mwakuranye mwabanye mu buzima bwinshi bugiye butandukanye. muri n'amashumi. Gisubiramo ikibazo cyawe. Ndakubajije ngo nunganira mu byo Bora avuze. Uravuga kuki ku myitwarire ishumi yawe mwagendanye imyaka myinshi, imyitwarire yari ifite mbere yuko ifatwa? Ariko ntabwo yarakiri ishumi yanyu, nuko mwebuse muri kuvanga ibintu. Ntabwo twari tukiri inshuti. Umunyamakuru mugenzi wanjye arakubajije ngo ntabwo yavuze ngo muri, ntabwo mukiri inshuti. Uwahoze ari inshuti, imyitwarire ye yarasigaye mbere yuko ajya hariya hantu, wowe urayivugaho iki? Nkawe ku giti cyawe, twe dufite uko twayibonaga, buri muntu wese afite uko ayibona, wowe urayivugaho iki? Twari numvaga abamama bose barira baboroga, abapapa bose, urubyiruko ngarabashumika akabita amazina, abahanzi ngabicaza ku gatebe, nahe n'abayobozi ratanya kujya yicaza mu gatebe ngo icara hano, ngo icara hano ku gasonga bugari. Sha nyine ukumva ikindi kibazo ngubaza, n'uruhe ruhare wagize? Imyitwarire nyine ntabwo yari myiza ugereranyije n'ukuntu abantu kera nari muzi nyine no kugeza ejo bundi nyine. Wagize uruhare rungana iki mu kumugira inama kugira ngo abigabanye cyangwa abireke? Kukomana uruhare rwinshi no kugira dushwane nuko namuzaga gutukana. Icyo gihe bari bamufunze muri 2019, bamufunze yagiye guhostinga muri Canada, icyo gihe mba muri Amerika, asebya Philipita amubeshyera, barangiza baramutwara kuri Lagarette mara y'icyumweru muri Libya. Yayejyanye na Lagarette ari imbere Disney Futarani hari mu mujyi. Yaranze kumva, nyuma avamo ngira ngo ntanga zongera uko arongera. Ese biba ari ugutanga amafaranga ngo arekurwe, wakwemera kuyatanga? Nyafite nayatanga kugira ngo mwereke ibi birutanwa, wari ukuntu umuntu wakwifuriza bibaho ukamwifuriza byiza. Nyafite pe, hari ukuntu ufite amafaranga ariko ari ukuvuga ngo hari abantu ugomba gufatisha byihutirwa, hari nawe yo ugomba kuba ufite ukavuga ati na emergency cyangwa se aya ngaya yo afite uyatanze akagira sawa ukanacyo wahomba. Nyafite ayo ngayo nayatanga, ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru, kugira mwereke ko ugira neza ukabisanga imbere, wanagira nawe ukabisanga imbere. Ntabwo we wakigomwa, wivuga ngo aya mafaranga yasagutse wamaze gukemura ibibazo byawe. Ntabwo wakigomwa mu gukemura ibibazo bimwe waba ufite, ya mafaranga wigomwa akaba ariyo umutangira. Wa munyamakuru we Bora, nkusubije neza. Mfite famiye, nawe mvuga ku giti, sibyo? Hari igihe bakuvuga ngo watanze amafaranga ya naye, rugira bavuze ngo utanze miliyoni nk'eshatu cyangwa 5, kandi hari abantu biwanyu bo muri famiye yawe baburaye cyangwa babwiriwe. Icyo gihe naba ndi ikigoryi, ntabwo ndaza kwigira Rwanda nziza ngo yes nahita nyatanga kugira ngo mbashimishe ku byo bibazo muri kubaza. Hoya byaterwa namaze gukemura ibibazo byo mu rugo, nsako nta kibazo kiriyo, yes nabikora. Eric, nubwo bitarahamwa neza ko ari umushinjacyaha, ko wari ufite ubuhamya, utanga ubuhamya wowe, ariko urumva nk'umuntu mwakuranye, mufite amafamiye akuzi ko mwari inshuti, ababyeyi be se, bakuru be, bashiki be, urumva barakuzi, kandi wagiye ugarukaho kenshi uvuga ko uri nta muntu w'iwabo kwa Jihad. Iyo muhuye azi bashiki banjye, azi mama wanjye, azi barumuna banjye na bakuru banjye na bashiki banjye, no mu rugo arahazi, ku Kimisagara yaraharaye.
no muri Uganda yarahageze mu rugo. So nango njyewe nzi iwabo, sinzi mama we, sinzi n'umuntu bavukana. Yabagiraga ibanga since day one kuva yarabamuhishe 2010. Yarabahishaga, sinokuvuga ngo yabishe njyewe n'abantu bose muri community twagendanaga nta n'umwe yigeze abereka. So ubwo rero ntango numuze kuvuga ngo abiwabo baranzi, bashaka kuba banzi cyaba batananzi ko sinzi ngavukana nande, sinzi abiwabo ni abana bangaye. hanyuma ajya gufatwa ko mutari mufitanye umubano mwiza, ubu n'umusura mu maso we bizagaragara nk'inshuti cyangwa bizagaragara nko kumushinyagurira cyane ko mu matwi hajemo nanga ariwe gusa nzaba nsuye n'izindi mfungwa ziri magiragira, nese nta nshuti mfiteyo nyinshi. hariyo toxic, ni umushiti wanjye dukorana muri industry ya noza ya entertainment, sibyo? ya entertainment, yego. Hariyo wandi watukanaga nawe kubi, wakoranaga na Jihad, nawe yaratangiye kuba inshuti yanjye fata ku mavuta. Hariyo Moses, ni umusangiranye na mugenzi wanjye, nubwo ibintu byakoze natabyishimiye kuko ibintu yakoze ntabwo ari iby'u Rwanda. Moses Motion, hariyo abantu benshi. Hariyo n'uyu Muchoma wigeze kunondagira none nawe dolari mageragere Muchoma. abo bose bariyo, harimo abantu benshi. Hari abantu twafunga mu gihe nanyweye hariya ni ku Kingunzo bakantwara kuri ya minsi 5. Abenshi bari hariya nubwo natabaza, ariko bo harimo abansigiye amanimero yabo n'amazina yabo. Ngezeyo nkababwira ati amazina y'umuntu kanaka yo n'uyu. So ndumva rero yanze ko tubonana nango naba nafashe imodoka yanjye ngo nweke essence y'ubusa. Hari benshi n'ubundi ndazaba nagiye kureba. ariko n'isinya nziza eri ndabizi ugira umutima mwiza wamusura rwose, kandi nawe yazabitekerezaho. kandi bibabwiye tari abantu benshi hari ngoma gusura nawe. Ubwo nimba ndiyo sinzi amazina yese soza abakiro Cyprien, nawe namusura nabishaka gusohoka azasohoka, kuko barabwira ngo kana katwa gutya na gutya aje gusura. Iyo ubishaka urasohoka, itabishaka urabyihorera. Sibiri kiriya. Hari igihe usaba special day ariho kuwa gatatu. Twayabisabye ubushize dusanga twakererewe, twashaka kuza gusura kuwa gatatu kuko ari n'umushiti wanjye. Hanyuma ufungiye uri mu bantu bafite izina rinini muri uru ruganda rwa industry mu Rwanda, nihe nama wagira bano bantu baba YouTubers bakora ibiganiro nyine bakamvuga gutungwa n'umunwa, kuko urubona n'umundi ni ibintu by'umunwa mushyirara kuri YouTube bikarebwa n'abantu benshi. Nihe nama wabagira cyangwa abandi bantu ba entertainment muri rusange? nuko bagira inama nyine yo kwitwararika, bakareka kujya baza gutwika, kuko ari igihe utwika ukarangira ari wowe uhiye. Waruswa kuri gutwika ukarangira ari wowe uhiye. So better baba careful nyine, kuko ibishashigirana byose nanga ari zabo. Ushobora kugira ngo ugiye yora amafaranga hariya, ushiduka wisamye wasandaye. Ikindi kibazo nakubazaga, uko yumva Eric? Ndi kubumva. Urabona wabaye mu bihugu byo hanze cyane ko wowe uri no ku bushobozi bwo kuba utanahagaruka. Ufata ute ku bantu bagerayo bakishengura ku rwababyaye, ku rwo bakuriyemo, bakaruvuga n'amagambo mabi cyane? Wafata gute, babona gute? Abantu rero baragira n'abacira umugani wundi baravuga ngo amazi arashyuha ariko ntibagirwe iwabo wambeho. Ako kantu harimo umuntu wumva ikinyarwanda arabyumva. Amazi arashyuha ariko ntibibagirwe iwabo wambeho. So ngewe nkunda u Rwanda kubera na papa wanjye yararurwaniriye, so sinshobora kuruhemukira. Niyo nta mfite inzara yo gupfa ntabwo ndeba mvuga u Rwanda rwambyaye nabi. So rero baravuga ngo utazi yava namenye yajya. Ngewe nzi yomva, niyo mpamvu menya niyo njya nyina ko nzi yo navuye. So si Amerika gusa nabaye Uganda, nabaye South Africa, nabaye hano mu Rwanda, nabaye no muri Amerika imyaka 9. So ibyo bigarasha biriyo no muri Amerika biriyo. Hari nabo twabaga duturanye, ariko nkanga ari kure cyane, bamvuga batavuga neza u Rwanda, bakanamvugana nabi Imana, bakavuga ngo ngende maneko ya Kagame, ngo baranomye kuneka abanyarwanda kandi ndengana. So ubwo rero ibyo byose ntabwo biguca intege. Icyo gihe wirinda abantu mugendana nabo, kirinda aho uriye, kuko abantu be bakubwiye gutyo ngo uri maneko, icyo gihe banashatse bakugirira nabi.
so ibyo byose rero ngiye hanyuma narabyirindaga nyine. So icyo nabwira rero abo bantu bajye bamenya ko ubuzima bushobora guhinduka, ntabwo bashobora kuba bameze neza kano kanya ejo bigapfa. Kanguhe nk'urugero nk'uyu nguyu w'umutipe, impamvu bivuze ndabizi uri umutipe witwa Badrama ubu right now afite green card, nanga afite permanent resident, nanga afite citizenship. Ashobora gukora deal, ashobora kugenda gutya ari kwidroga akagenda yanyweye no gukorera no gusara cyane no gutenyeza mu mutwe ibintu byinshi byo kwidroga n'ibiki, ugasanga aragonze akagonga nk'imodoka y'umuntu nawe atwaye, umuntu akitaba Imana. Ariko nyumva neza, umuntu yitabye Imana atarabona ubwene gihugu, nango bamufungaho bakahita bamushyira muri removal proceedings. Removal proceedings ni ukuvuga ngo ni umuntu ukoze igihano atari Umunyamerika akica amategeko ya green card imyaka 5 itarashira abonye iyo green card. Sinzi mba turi kugenda. Icyo gihe bamushyira muri proceedings aterekanye strong noza nyine impamvu iri strong yerekana ko asuye mu gihugu bamugirira nabi, kuko nta ntambara iri mu Rwanda, niyo yonyine ishobora gufasha. Kandi si yari umuprotisiye kuva yava mu Rwanda, ibyo iyo kwigira protisiye abyigize ubu ageze muri Amerika. Nanjye ngafite imurengera ako kanya nuko cya muri removal proceedings byanga bahita bamumanura I Kigali. Ubwo si yaza avuga ngo kini n'amagambo maze iminsi ari kuvuga, ngatuvugiye yizanye ukuri, yaza avuga iki noneho? funga ingege. Nibyo rero nakubwiraga ati no kumwihorera buse niyo wa mbere waba uvuze biriya bintu. Nibyo rero nakubwiraga ati rero waravuze ngo abantu bagera bahanze bakitwara nabi. Ni byiza kumenya icyakujyanye. Rero namenye icyanjye imyaka 9 nari mayeho neza kandi nkinga no gusevinga. Nk'ubu Badrama garutse yabari akababo k'i Kigali, ubwo nta kintu afite, nabaye muri Amerika aracumbitse. So Badrama afite kuba bamukuye mu nse noza. Eri MJ aravuze ngo bamwihorera, menya atarumvisha amagambo yavuze muri live, niyo mpamvu ari kuvuga ngo bamwihorera. Muri kuva ibya live gusa n'ubu aracyari posting ibindi byinshi cyane. So ubwo mugende let's continue. ide mukuri ani iki kibazo cyakukubaza. Urumva ari gukora ikintu cyitwa kugumura abaturage kandi ni icyaha kihanwa n'amategeko. Eri iki ni ikibazo cyakukubaza. Izina nasabaga Shema na Last Class babe mu myotinze mu gihe wenda umuntu ari kuvuga kugira ngo umvikane. Okay. Eri nashaka kukubaza. Izina ryawe ufite Eric Semuhungu ni brand nini mu gihugu. Rifasha iki umwana ukizamuka mu buhanzi, umwana udafite amikoro ariko ufite impano yo kuririmba cyangwa ufite indi mpano akabigutura akavuga ati nge dore meze gutya na gutya. Urumva ni bake sindabona umwana wavuze ngo warazamuye cyangwa ateye inkunga ngazamuka. Nyine izina ryawe rifasha iki umwana kuzamuka? Nango rega buri muntu wese udufashije tubicyaho karubanda, kuko ari gihe bavuga ngo urimo kwikina cyangwa uri kwiyerekana. Nango iyo ufashe umuntu wese umufashije ngo ugombe wiposte ngo nafashije runaka barahari. No ese hari abanci birwa mbahakura. Genda urebe kuri Instagram yanyu ubone uzumaze icyo kibazo, urebe ama collaboration y'abahanzi ariho mba ndi gufasha kugira mbazamure mbapushing bazamuke. Niyo bakubari indirimbo zangazifasha kuzisharinga nkanazishyire kirasi kuri permanent post yanyu account, apana gukira kuri story ngo mbikize mbisibe. Nese igihe urumva push bamuhaye sinini kuruta wa wundi account yayigire y'amafoto gusa nta kintu kindi ya postinga. Hari nabo dufasha mu buryo bwa mwikoro. So biraterwa kandi ni benshi umwe igihe biragoye kumenya ngo ninde ukwiriye gufasha, kuko abantu benshi barandika babeshya. Nk'ubu hano kujya bagiremo sinzi muri kuri comment ushaka gusanga umuntu agusaba 10, 2, 5 ngo ndaburaye ndabwiriwe. Abo bose ari gihe abana kusembura kujya barebe icyo uvuga nawe ubabaye ahubwo ushaka no kuyama akajya kuyapfisha ubusa. So like ni abantu benshi baza mu bwo buryo sinzi mbaro bizi. Ibyo hano kuri level ndabizibaho cyane, umuntu akanabivuga rwose nta n'ikibazo na kimwe afite. Yes. Rero ibyo waruvuze ngo umwana ngo yanyigiraho icyanzamukiraho gute, ni ukudacika intege, don't give up. Na nyuma y'ejo irakora kugera kure siko gupfa, icyo namubwira. Thank you. Next. Dore DJ1 uyu DJ1 250 uvuze ngo gore babwire ko wamfashije. Uwo mwana no mu DJ w'igisenyi ejo by the way DJ1 ejo nzaza igisenyi. Uwo mwana namusabiye akazi ubakora hano Kicukirano hitwa Touchdown. Ubu ngubu ni official DJ wawe, ninjye wamusabiye akazi.
ni nguwo DJ One muzamure mutipe ufite amadrede w'inzobe cyane ujya kumera nk'abametisi ukora muri touchdown hamwe ba Brian bakorera na Muyango uwo mwana musabiye akazi sagikora yose n'ubusariyo uvuze abantu mesheje tuzantu batandukanye so ngize Imana uwo mwana aranabyivugira Imana ngiye ibintu bafasha abantu ndagira ngo nanabyibagirwa nyine kandi ntabwo namusabye ngo ngusabiye akazi urama inyungu niki uwo mwana amaze igihe kinini nibaze ko nyene navuye muri touchdown akabaho yarahasigaye ibaze ko ariyo guhera mu kwa 8 batari mu kwa 9 akoraye muri touchdown till now nibanze rero agikora so nta support irenze yo kabisa. hanyuma Eric uravuga iki kuri aba bahanzi bamaze iminsi bari muri tap tap batagisohora imiziki? imiziki si muri iki gihe barisohora ngo yumve nande mu kwa gatanu buriya niyo season nziza gusohora imiziki gura mu kwa gatanu kugeza mu kwa 12 nibwo indirimbo ziba zikinwa mu tubari ahantu henshi so right now tap tap ni nziza kuko hari abo yinjiriza iyo uzi kuyikoresha neza tangiye ndashaka kwibariza babarije muri Amerika Tony uranyuzwe udakoresheje Nyuzwe reka umunyamakuru wa Karabaye TV Bora abanza kubaze ndagabiza okay umunyamakuru Karabaye nabaze eri udakoresheje amarangamutima cyangwa ushima amarangamutima nk'urubyiruko cyangwa se umuntu wese uri mu Rwanda we mbafite inzozi zo kuzajya muri Amerika ubonye abarundi uri kuvugira kuri bigenze gute umuntu namyutinge mva haje mu myutinga abantu bari gusakuza uri kuvuga nta moderate ugira uri ko bino bintu ko byose twipanza akazi nonaha ubundi ngiye nari nzi ko tugiye kuganira bino bintu uri kumva eri kubwira ngo umuntu wenda nk'abantu bakuriye muri Afrika bumva bafite inzozi cyangwa se abonye chance yajya muri Amerika akajya mu bihugu byo hanze byateye imbere wowe wagize kugenda urahareba uratembera urakaba mu by'ukuri imyaka hamaze ni myinshi kandi rwose ndashaka kukubaza ubu waragiye umaze iyo myaka yose biba ngombwa kugaruka bitewe n'impamvu zawe bwite nta nubwo tubikenera kubyinjiramo none se kuba uri mu Rwanda first ikibazo cya mbere kuri mu Rwanda hari ubuzima bwiza ufite burusha ubwo wari ufite uri muri Amerika ikindi cya kabiri hari igihombo wumva waragize ko waragarutse mu Rwanda udashizemo amarangamutima nyine you have to be honest birango nzi kwishushanya kuko nta numwe muri bano bantu kuri pano mwese murimo umwe wari tubona 500 n'abantu 330 badukurikiye nta numwe nunze urabizi mvugisha kuri nkavugiraho bikabazo bibabaje i Kigali ko haba ugomba kuba ufite amafaranga kugira niba ushaka kubaho bwa buzima bwiza wabagamo hanze sibyo biko nyumva neza so yes American Empire luxury life ubuzima nyine buhenze bwiza n'umuntu wese uri hara yakwifuza kuba mu kwari benshi bari hari ariko babaye ubuzima bugize bubi kandi ari mu mahanga sibyo hari n'abatunzwe na government kandi ari abanyarwanda batunzwe na government ya Amerika urumva ariko niba bari hano batababara ngo ndabavuze nango mvuga amazina ariko hari abantu baba batunzwe na guverinoma yari kuko badashaka gukora cyane ngo biteze imbere so rero ngiye nari mbaye ubuzima bwiza abantu wenda nuko benshi bajoininze za social media kano kanya umuntu nziza 2016 mba muri Amerika na 7 azahuna atahaga twe dufite abaseke tw'igipangu ubanza ugahamagara kuri security ibanza ugahamagara iwanjye mu nzu Eric Semungu ufite umu visitors wavuga no ntibakwemera ko winjira bro igipangu kirinzwe 24/7 urabyumva so nanjye sinaha yes ntabwo mfite abasekirite ku gipangu abo b'imbonda niki ariko lifestyle mbayemo nta muntu utayifuza aha ni muri solo yanjye uri kureba mbaho nko mu bwami uri kubibona this is my house there is na ryanjye Eric S11 irane bare yanjye yo mu nzu yo kunywa ibyanjye yo mu nzu just yo mu nzu so lifestyle yanjye yarakomeje ariko ntabwo yari gukomeza n'abana nakunda akazi nkunde ngo nkomeze nkore cyane so ariko ibyo byose wibuka neza ko natanye nakubwira udafite amafaranga ntabwo waba ubwo buzima bwiza udakunda gukora akazi ntabwo waba ubwo buzima bwiza so ibyo byose mbikesha gukora cyane no kwiteza imbere kuko amafaranga waryo utayagaruza arashira so icyo nshaka kubwira rero ntabwo harimo amarangamutima cyangwa iki hano mu Rwanda mbayeho neza ikiyongereyeho nuko mfite
mfite n'umukozi by the way hari akazi urakikorera mu rugo kuko umukozi ntabwo wabona amafaranga amuhembye, amafaranga yari aba ari menshi wahemba umukozi, ariko hano ubusanga amafaranga ari make, mfite abakozi babiri. So icyo nshaka kubwira rero, ubuzima hano bwarakomeje kandi mbayeho neza pe, mfite imodoka yanjye, mfite igipangu cyanjye, mfite inzu irenze imwe, mbaho ubuzima bwiza, mba mu nzu nini cyane, ibyumba 4 na toilette 3, dushe na toilette 3. So banirwa Evangelique ngo yatashye nabi ngo yagize ute, nabo bifuza kubaho muri mansion nk'iyi. So rero urebye so far so good kabisa, ndiye ndashimira Imana. Thank you. Sinzi mbari umusubije neza. ikindi kibazo nkubaza, Uwo ngo wese yabanje kumva ko bamusubije uretse kugira ngo byamaze karabaye wasoje. shato ni ntiyotenga nabyumvishe rata ubwo niba mbyumvishe neza mu magambo make. hano nibwo ubuzima buryoshye cyane kuruta hariya. Okay, thank you. Thank you. You're welcome. Ariko udafite amafaranga wasara. Okay, Tony ngo nibiki wowe? Hanyuma ikindi kibazo nshaka kukubaza, Mva murayiking. batapinga imyitwarire y'uburyo mu Rwanda dufata abakundana bahuje ibitsina n'uburyo muri Amerika babayeho nyine. Urabona muri Amerika ni ibintu biri aho bisanzwe kubyumva nyine, ko kubona umuntu n'undi bakoze mariage bakajyara bakayikora. Ntago byakugoye ugera mu Rwanda bitewe n'imyumvire bafite cyangwa uburyo bagufata? Ntago byakugoye kubanza kubyumva, kubanza kubana n'abantu kugira abantu bakwisanzure? Kuko wasanze akenshi abakwisanzuraho ni abakobwa, mu mvugo bavuga ngo ni abakobwa bagenzi bawe, urabona abahungu cyangwa igitsina gabo kugira kikwisangaho kiganire nawe byabaye nk'ibisa, ntago byabaye nk'ibisa nk'ibikugora nyine. Ubikompara gute muri Amerika no mu Rwanda? Murakoze. So Bella, thank you. So musubije neza, abasanyangendo hano mu Rwanda baruzuranye pe. Ni benshi na cyane, ahubwo ko yakutahura nabo ntango bamenya ko abantu barahari ni benshi, ako si itangazo sibyo, barahari. Kandi havuye kuba hano wenda mariage temewe, bari organizinga mariage y'umugore n'umugabo, ibintu byose nta kibazo. His Excellency President Paul Kagame yaravuze ati ntago bigeze baba ikibazo, nanone twe kuzakigira ikibazo, nanone tuteze kuzagira ikibazo. Ubwo baba bamubajije ku kibazo cy'abasangirangendo. Iyo noza y'u Rwanda Day nari nyirimo San Francisco 2016 iri kurangira muri za October gutyo November. So ubwo rero nta muntu hano njya numva ngo bamuhote ko yari umusangirangendo. Byabagaho mu myaka yashize, ariko ubu nta muntu ugihohoterwa kubera uwo ari we. Vivo, thank you. So rero ngira ngo usubize rero, ntabwo yari bigize bindonda, kandi my the way ngende umusore no kurusha abate kunumeze like literally kiretse wenda ko umuntu ari uva akababwira sexuality orientation yiwe atavuye ngo abibabwire, se undi wamenye iki? Nese ari abantu bafite abagore n'abana kandi babikora. So rero hano singa muri za Uganda singa bahohotera ikiremwa muntu cyangwa bagira uburenganzira bwa muntu. Hano ngewe ntango mu myaka 2 ishize ngeze mu Rwanda, igiye gushira uko mu kwa gatanu imyaka 2 zabishize ngarutse mu Rwanda, namgo ndahohoterwa kubera uwo ndiwe. Reka dani biraba. So ubwo rero nkusubije icyo naruvuze, ibyo ngibyo n'ibyo abantu bavuga, ariko abasanyangendo barari n'inama zirakorwa n'ibiki byose, nta kibazo gihari. Nkuko His Excellency yabivuze, by the way tunamushimira n'ukuri yarakoze. Ntabwo umuntu agikanyisha ngo icyo ndi cyo ngaza guhohotere, haza kugirira nabi umutanze ukabivuga, uwo muntu arahanwa. Thank you. Mbere yuko wazi ikindi kibazo, mbanje kukwiseguraho kuri nyakwigendera umukunzi wawe wagiye. Ariko mwaje muje ibi ngibi mwabiteguye, ariko ntabwo nabiteguye, ndi kubikubaza nona ubu nona. Ntabwo tunajya gushinga wanshinze ngambaza. Ndashaka kukubaza, kuva wagera mu Rwanda wajya ubutekereza kuba wagira undi musheri ushyira hanze uvuga ngo uyu ni ntago nzi ni muri boy cyangwa kuri washyira hanze boyfriend
uri official ngo ngiki icyo kibazo kabisa ntabwo uri boy ntabwo ndi boy cyandika nasi umva umukobwa ukiri ubwana umva ikibazo cyanjye ndabifite neza umva ikibazo cyanjye neza abantu bakunda inkuru nari nabisize muri mute ariko